watakaje ubusugi bwawe ku myaka ingahe? Njye natakaje ubusugi bwanjye ku myaka 12. yowe vuga niwe vuga ari kuri Echo Brom TV ariko noneho hatso yowe vuga ariko mukomeze mudukurikirane vuba. Ni Echo Brom ndi kumwe n'umukobwa n'umumama n'umukecuru uri igiki Gasperi bamwita Eva. Umukobwa mwiza mutonya ufite itoto imyaka 18 akunda ibyana bitoshye. Ariko banze biyereka abantu banje ugira gutya kubiyereke ni wanene bamwita Eva makuru se Eva makuru ni sawa. Tugiye gukubita akantu kihuta sibyo? Uri tayari? Ndi tayari. Eva watakaje ubusugi bwawe ku myaka ingahe? Njye natakaje ubusugi bwanjye ku myaka 12. 12 niho natangiye kuyumva neza. Indangamuntu ariko reka none bivuge kuri wane. None se Eva twakomeje. Uri tayari? Ndi wane mbwira nabi. Eva ndi umusore. Uri kumva? Genda umufiyemere. Umufiyemere ajya ni ibiki? Umumama ubyaye. Umumama. None se buriya Eva iyo bavuze gender wumva iki? Njye nta n'ibyo nsibye bya gender. Gender bisobanuye uri kumva? Bisobanura iki? Ni igihe ni iki? Gender bisobanura? Ako gender ntabwo uzi ibyo ari byo, ako sex uzi icyo bisobanuye. Ako sex kwa yuko ariyo nkunda nibyo nzi icyo bisobanuye. Ibyo bya gender reka sibyo nabe. Gender rero ni nko kuvuga ngo uri umugore. Okay. Twagiye. Umva ko se umbwiye bizima. Eva. What is your gender? No gender. Eva twakomeje. Eva. Nzajya mvuga ibintu umbwire mu rukundo niba byakubangamira cyangwa mu rushako cyangwa umbwire ngo ntacyo bitwaye. Uri tayari? Twagiye. Umugabo mu rugo aba yigize umwana mwiza. Oya mwihangane, mu rugo ni intare, mu rugo aravuga ugahunga, mu rugo abana arabakanga nta mwana umuvugiramo, mu rugo nawe kwa kundi ataha abana bakajya kuryama, kwa kundi aza kurya mwamusigiye ako mwasohoka hanze inshwi abana banjye umugore wanjye ndabakunda akagufata ku rutugu abana akabaterura. Ibyo bintu byakubangamira cyane ntacyo bigutwaye? Urwo rushako narwo nyeneye kuba yuko hano hanze hari ingo nyinshi bafite icyo kibazo cyo kubanganirwa, ugasanga umugabo agufata nabi mu rugo rwe ku buryo wajya no gukora ku nzu yasize irange akata kureba urujisho, ariko mwagera mu bantu akavuga ko uri umugore mwiza cyane. Ibyo bintu ntabikunda kabisa. Ikindi Eva, minerivare y'abana ibonekera ku gihe, sitoke ihora yuzuye ibiryo nyine, irange rihora ryuzuye bisa neza ibintu byo mu rugo, nkawe umusatsi mwiza arawuguha, inzobe yawe arayibungabunga, ikanzu nk'iyi arayibungabunga, yakuguriye iPhone ifotora neza, ariko iyo mugeze mu gikorwa cy'abashakanye ntago ajya avuga, ahora acecetse irebera ku ruhande. Ariko mu gitondo bamuhamagara ngo mamiliyoni arayiguhaye, 200,000 arayaguhaye, ariko hahandi nyine wenda ndi mutonya njya mbyumva kuko zubakwa umutwe ufite imyaka 20 mfite n'umwe uri kumva. Reka bivuge gutya, yego hagera mu gihe cyo kubaka urugo akicecekera akanuma. Oya urwo rugo ntabwo narushima pe, singiye kwiyemera. Nakemera nkaho ubuzima buciriritse cyangwa butuje kandi burimo n'umugisha w'Imana, umugabo buryo usenga utuza cyangwa akaba ari umukene atageneye muri ubwo bukire bwiwe, ariko akaba yubaha umugore we. Burya umugore niwe byose. Umugore wamuha icyo ushaka
wanamutumira ukamuha ukajya umujya no kuva i Kigali mukanywera n'Icyangugu Igisenyi, ariko wa mugore utamurongora neza cyangwa utamuha ibyishimo byo mu buriri, wa mugore ntago yakuha agaciro, kubera yuko utaba ubugabo. Burya ni mu buriri, ubugabo ni ukubaha, ubugabo ni urukundo ukunda imbere yaho muri babiri mu muryango. Buriya abasilamu nibyo njya nkunda kuvuga, wenda runaka ntabwo ngende ku madini. Burya umusilamu akunda umugore we ari mu nzu ye, yenda nubwo yajya hanze agaca inyuma umugore we, ariko burya ageze mu nzu niho amwerekera urukundo. Ariko hari abakirisitu bagira defo, afite kubikwereka mu bantu cyangwa akabikwereka mu rugo, ariko nanone akagira defo yo mu buriri. Nicyo kibazo gikunda kubaho muri izi ngo z'iki gihe. Ese Eva, kuri wowe umugabo mwiza umusobanura gute? Umugabo mubi umusobanura gute? Ugendera ku isura n'ugendera ku isura? Njye sinjya nkunda kugendera ku isura. Aha twakomeje. Umugabo mwiza ibintu bitatu, umugabo mubi ibintu bitatu. Umugabo mwiza ni umugabo uha agaciro n'indangagaciro umuryango we, umugabo udasiga akazi kiwe mu rugo iwiwe ngo agahunge kandi yitwa umugabo. Umugabo mubi ni umugabo uhunga akazi kiwe kandi yitwa umugabo, ugasanga yiyita umugabo hanze kandi atari umugabo mu rugo iwiwe. Niwo mugabo mubi utagira urukundo rw'urugo rwiwe. Ubu nturabona umugabo ukaba watuye umugabo ni mwiza ku isura? Hano hanze hari abagabo beza pe, wabona n'igihagararo cyiwe ukifuza ko yakubera n'umugabo. Ntabwo urabona umubi bwo? Wa wundi utawugukubita ku isura asa nk'ingagi. Nta mugabo mubi baho, 100% yaba ari umukire yaba ari umukire, nta mugabo mubi ubaho. Ahubwo umugabo mubi aba mu mvugo mbi agira, niwo mugabo mubi utagira icyo atinya n'icyo yanga n'icyo yubaha, niwo mugabo mubi. Aseva dusoza buriya kumva ambibutsa mugomba gukora subscribe hano kuri Yowe Blogger yenda kuba Ecoblom TV. Buriya Eva, usohokanye n'umugabo akavuga ngo turasohokana, mukajya ahantu heza, mukanywa byeri nibuzinywa, mukajya inkoko, akakubwira ngo ishyura, abizi ko ufite amafaranga, wabifata gute? Ese wamubwira ngo ishyura? Ese wamwihorera ukayishyura ariko ukamwanga, cyangwa ntacyo byaba bigutwaye? Biterwa n'umugabo runaka. Ari umugabo mutabyaranye, uri guteretana, ari umugabo muteretana, icyo gihe ntabwo wazongera kumpamagara ngo nzaze. aba ari imbwa. Ntabwo ari imbwa na mugabo w'imbwa, ahubwo aba atatekereje uburyo ari buganirizemo wa mugore, ari uburyo ari bupangemo plani. Wa mugore nimba yapanze icupa rimwe cyangwa amacupa abiri, akayumva ko ari wa mugore uzabyishyura, abatekerereza biciriritse hasi cyane. Ari nka papa w'abana. Papa w'abana nashyiramo disipurine, aravuga ati nimba umudamu wanjye aguze amacupa abiri ya byeri, ntange reka mugurira abiri, ibi ni bikaba amagirirane. Eva dusoza, buriya nkamwe b'abagore n'abakobwa, umusheri wawe cyangwa umugabo wawe iyo aguciye inyuma ukabimenya ko yaguciye inyuma ariko ku muntu utazi, no kuguca inyuma ku nshuti yawe magara, ni ikihe kintu kikurya cyane? Buri ikintu kiryana cyane umugabo kuba yaca inyuma umugore wiwe, akamuca inyuma ku muntu wo muri karitsiye, inshuti yawe. Hari igihe abantu bagira disipurine nkeya, ugasanga asambanye n'umuntu wo muri karitsiye, amushyize muri dushe, bakorema akananiye agasitafu. Noneho ni kwa kundi wowe uraseba kwa yuko wowe nta nubwo ubugayishije umugabo wawe, ahubwo wowe uba wigayishije. Ahubwo afazari nimba uri umuntu wenda uzi gushyiramo disipurine, burya kera byahozeho kwiha agaciro, kwiha umwanya wo kwiyubahisha. We nimba utekereje kurongorana nta kibazo, niba utekereje kuba wabikora bigutunguye kwa yuko wenda utumva utameze neza umubiri, burya urategeka, we jya utekereza ujye hirya. Umwana wose umwubahishije, umugabo umwubahishije,
umuryango wawe n'aho uturuka n'aho uba bakakubaha. Bomba Claude, yowe boga.